umugore mwiza utagira umutima, kuko abantu benshi ubwiza bwabo butuma biyandarika. Kandi uyu mujyi mbabwire urimo abashumba b'ingurube benshi. Hari abagabo batagira ikinyabupfura, hari abagabo badatinya umugore w'umugabo, hari n'abagore kubera ko bahora babashyiraho pressure ageraho akemera kujya muri ibyo byaha. Ubwiza bwawe bugatuma wangiza urugo rwawe. Umva nkubwire madamu wicaye hano, muzabona abagabo baba mu kabari ukibwira ngo nuko ari abagabo babi, ariko waganira nawe akakubwira ati umva pastor, sinanywaga inzoga ariko kuvaho narongorera uriya mugore nimukiye mu kabari kuko yambereye ikimungu. Buriya ikibazo cya mbere tugira mu kubaka urugo, twese tujyamo twiyita beza. Uzi kera buri umurokore ntibivuga ko uri umugabo. Banza wicara utekereze umugabo according to Jesus ateye ati. Abagabo batayobora n'abagore batumvira. Icyo nicyo kibazo gikomeye mu ngo nyinshi. Hari umudamu twaganiraga aramubwira ati ndambiwe gutunga abahungu 3, 2 nabyaye n'undi wanshatse. You live like a big boy in your home. Nta direction utanga, nta bitekerezo, warangiza kandi ugashaka yuko bakumvira. Hari abagabo birirwa comparinga ba mama babo n'abagore, kabwira ngo mama wanjye yagiraga gutya. Ntabwo warongoye mama wawe, je suis très désolé. Uwo mugore warongore ari unique. Ndetse hariho n'abagabo basubirayo kujya kurya ibiryo byo kwa mama. Niba umugore watazi guteka nka mama, uzabwire mama wazamwigisha, ariko nakaramata n'uwo mugore not kwa mama wawe. Abagabo benshi barwaye indwara ikomeye dukwiye kuzashakira umuti, tugashaka n'ibitaro byayo. Babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana. Niba urugo rwawe umugore ari urusengera, ubwo mu maso y'Imana ni uruvugira, ubwo wowe bakwambitse ijipo, madama twari ipantaro. Tabatindira ndabona hirya hariya hari ibintu byateguwe. Uyu mudamu wanjye yitwa Kayitesi Penina, ariko kubera ibintu bigezweho muri no minsi yahaye kongeraho Rutayisire. Ahubwo ubundi Rutayisire w'umugore rwose ubundi ntabwo bijyanye. Ni nko kwitwa Mfizi cyangwa Kamasa, kumva umukobwa witwa Kamasa, kumva uwitwa Mpyisi, kumva na Rutayisire ni nk'ibyo. Ubundi iryo ni izina ry'abagabo, ariko bari baramwise neza yitwa Kayitesi, irindi ni Penina. Nagira ngo abasuhuze mwumva ijwi ryewe, ntabwo yasaraye. Nimwumva afite n'ijwi rinini no kubera yuko ari umugore wanjye. Urumva nyine uri umugore w'umusaza ntabwo buri ushaje ariko buri hafi aho ngaho. Ubwo rero nyine naryo ryagiye rikura, ariko we ntabwo yasaraye. Reka basuhuze hanyuma senge, hanyuma nigisha ibindi muraza kubimubaza ni mubishaka. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane kuba aha ngaha, kandi shimire Bayirere kubw'ubutumire bwiza. Shimire n'abatwitabye bose. Biraryoshye kubona abantu b'abajene, ndabona ari abajene benshi. Guhagarara hano rero twe tumaze imyaka 33 mu rushako. Kuri twe ni umunezero, kuko ni umugoroba mwiza wo kuganira, tukareba uko umuntu ashobora kubaka urugo rukarama, rukamara imyaka n'imyaka. Yesu arurinze, ariko ibanga nta rindi ni ukubaka ku rutare ari rwo Kristo. Ngira ngo uyu mugoroba nibyo turi bubabwire, ntabwo rero ndi buvuge byinshi. Reka dusenge Imana, dusengera imitima yacu, hanyuma ndizera ko wenda turi bugire umwanya w'ibiganiro, kuko nta muntu uri expert mu rugo. Buriya umunyarwanda we yaravuze ngo igi ryahannye inyoni, bishatse kuvuga yuko nawe niyo waba umaze umwaka umwe cyangwa se iminsi ngahe ushobora kuba ufite wisdom. Rero wisdom Imana irayitanga,
niyo mpamvu turi bugire ibiganiro niko nibwira, navuze ntise nuko bitangiye ariko ubwo nuko byatangiye, wenda kubera ko nirere Jackie yasaraye byatumye babigira bigufi, ariko ni byiza. Turi bugire rero ibiganiro, wenda tubaze ibibazo tuganire. Reka dusengere imitima yacu. Uwiteka Mana, tuguhaye ishimwe n'icyubahiro muri uyu mugoroba mwiza w'abashakanye. Turagutumiye kuko niwe wa mbere washyizeho urugo, kandi warushyizeho kugira ngo ruguheshe icyubahiro, rubere n'abarurimo isoko y'umunezero n'umugisha. Tuje rero imbere yawe tuje kukwigiraho, kandi warabuze ngo ubuze ubwenge ugusabe. Tuje gushaka ubwenge iwawe kuko niwe ubufite. Turasengera rero izi kapozi zose zituri imbere, ngo Mwuka Wera uvugane nabo, kandi natwe tugiye kuvugana nabo ntaba ari twe tuvuga, ahubwo Umwuka wawe Wera akomeze kutuyobora, kuko niwe uzi ubukene bw'abantu baturi imbere, niwe uzi ibyafashe imitima yabo, nta rugo rusa n'urundi. Niyo mpamvu tukwinginze ngo Mwuka Wera uyobore umugaragu wawe ugiye kuvuga, kandi ibiganiro byose bibera hano ubiyobore kugira ngo bitubere isoko y'umunezero n'umugisha, ariko binatume twongera kwisubiramo kugira ngo turusheho gukora ibyiza, kugeza igihe tuzaza tugahurira imbere yawe tuvuga ngo warakoze, kandi hahirwa abo data yahawe umugisha. Turagushimiye rero, reka uyu mugoroba umugoroba w'umunezero, mu izina rya Yesu, amen. Arakoze. Uyu ni madamu wanjye, tumaranye imyaka 33. We buriya ahagarariye umuntu w'imbere, yewe nkahagararira umuntu w'inyuma. Uzi ko Pawulo yavuze ngo umuntu wacu w'inyuma ngo nubwo agenda asaza, ngo uw'imbere we ngo agenda yiyuburura. We rero agenda yiyuburura. Hari ahantu twigeze kujyana, noneho umuntu umwe arambaza ati ariko ati pastor nti ati uyu mugore ni umugore wawe wirongoreye? Nti bagira ngo namurongorewe nande? Ati ni ikinyarwanda kiba cyatubanye gike. Ati nabazaga niba ari umugore wawe wa mbere. Nta n'undi nigeze ntunga. Noneho rero undi munsi abafundi bari bari iwacu barimo kutwubakira, naho bakamureba bakabona ari mutoya. Iwacu rero dufite abana batanganye ibigango. Uwabucura niwe muremure kandi ni munini. Mushiki we hagati ye nawe haciyemo undi mwana, we ni gatoya ariko ni isasu. Noneho rero bajyaho bakora komantiri, baravuga ati rero buriya murabona pastor umwe yahoza gundi ati se uriya mugore niwe mugore wa pastor, undi atoyashaho. Ati rero uriya pastor ati namakuru ye ntabwo muyazi, ati umugore we wa mbere yarapfuye, turiya n'uwo yishumbushije. Ati hanyuma se bariya bana, ati kiriya gihungu ati ni cy'umutoya cyangwa ni cy'umukuru? Atoya. Ati kiriya gihungu ati niwabonye ko ari igisore? Ati ni cy'umugore w'umukuru? Ati kariya gakobwa niko kumutoye. Kandi ubwo gakobwa yavugaga karutunguwo, hagati yabo haciyemo undi mwana. Urumva rero nyine gihe ndagenda nsaza bakagenda yiyuburura, abantu bakibeshya yuko ubwo n'abandi nibyo mbifurije. Ndabona muri beza cyane, muzasaze namwe mukiri beza. Ndagira ngo uyu munsi teme bampaye iravuga ngo no kubungabunga urukundo, cyangwa niba ari kurwuhira, kurubungabunga, kurwufira. Hari umuntu wajyaga aririmba ngo nta rukundo rutahuha rutuhiwe, ubwo n'ibindi. Nta rurabyo nako ni urukundo yaririmbaga, ariko yavuze ngo nta rurabyo rutoha rutuhiwe. Ubwo ndagira ngo uyu mugoroba turebe ibintu bimwe bijyanye no kubaka urugo rwiza. Haleluya. Icya mbere nshaka kubanza kuvuga ni principe zo kubaka. Ubundi hari ibintu bigera kuri bitatu nshaka kuvuga ku kubaka, kandi tujya tumisinga, tujya tubura,
tujya tutitaho iyo tugiye kubaka ingo. Ikintu cya mbere, umuntu wese iyo agiye kubaka agomba kubanza akaba afite ishusho y'icyo ashaka kubaka. Nta muntu n'umwe ndabona yubaka inzu atabanje kuyikorera plan. Murabizi twebwe kera mu cyaro twabaye mu byo twitaga mobile house. Abantu cyane cyane nkatwe twiberaga mu Mutara, twubakaga amazu y'ibyatsi, ugashinga ibiti ukabigonda, ukaza gusakara n'ibyatsi, aho ngaho ubwatsi bwazahashira ukabizinga ukajya ahandi. Ariko ndababwiza ukuri, na bene izo nzu twabanzaga gutarasa aho uri bushinge imiganda, ukabanza ugakora uruziga rwiza, ukagenda ushyiraho ahantu uri buyishinge ukurikije uruziga uko warukoze kugira ngo ize kuza ifite forume. Uno munsi iyo ugiye kubaka inzu hano mu mujyi, ho barabanza bavuga ati uzatuzanira ibishushanyo by'inzu zubaka, hanyuma tubone kuguha autorisation. Sicyo cya mbere. Ariko hano mwese mwicaye aha ngaha, uwabatungura akabaha ikizamini, kavuga ati ni munyandikire mu magambo magufi igishushanyo cy'urugo rwiza uko rusa. Mwatangazwa n'ukuntu abantu benshi bamara iminota bishima mu mutwe barimo gushakisha, kuko ntibazi urugo rwiza uko rusa n'ikirugira. So bagenda bashakisha. Niyo mpamvu mbona ingo nyinshi zimera nabi, abantu barimo gukabakaba bashakisha, akavuga ati wenda urugo rwiza ni ururimo umugore utavuga. Kandi abagabo benshi niko bibeshye, ngo urugo rwiza ni ururimo umugore utavuga. Nkanjye umpaye urugo rurimo umugore utavuga rwambihira pe, ko umugore utavuga sinamushobora. Uzi umuntu baza akajunjamo ngo uvuge ibyo ushaka, ngo mbikore, ngo urwo nta, iyo ni isura y'urugo rubi. Abandi abagore bamwe akakubwira ati jewe wa mu rugo rurimo umugabo ufite kashi ufite iki, hanyuma yamara kugerayo Imana ikamumuha. Urashaka urugo rurimo kashi, hinga nze nziguye. Ukagenda ugasanga kashi zirahari, inzira hari, hanyuma wamara kugeramo ugasanga urugo nashakaga ni urunguru uko byanze. Umugabo umwe yaraje muri counseling n'umugore, arambwira ati ndagira ngo mfashirize uyu mugore, abuze iki koko gituma atanezerwa? Dufite inzu, afitiye imodoka, afite na konte, mumumbarize. Ndamubaza nti se ubundi uyu mugore wawe azi wawe iwabo bari bafite inzu? Ati wenda nta modoka bari bafite. Ariko se yakubwiye ko aje gushaka imodoka iwawe? Ato yaje gushaka iki? Ati bimumbarize. Uzi impamvu yambwira ngo ndibimumbarize nuko batigeze babiganira. Ntabwo azi icyo yaje gushaka. Ari umugabo ntabwo azi icyo umugore yaje gushaka, ari n'umugore ntazi icyo yaje gushaka. Mugenda muhuzagurika gusa mutazi icyo mugiye gushaka. Ntimunanicare ngo mubiganire unakimubwire. Sibyo? Isura y'urugo. Ubundi urugo rwiza rusa ruti, muze kumbwira, wenda tuze kubiganira uko nabonye bateganije umwanya w'ibiganiro. Icya kabiri witaho iyo ugiye kubaka inzu, right material, ibikoresho bikwiriye. Ugiye kubaka inzu ya etage ukoresheje ferabeto z'8, koza inkingi z'8 ferabeto ushyizemo, kandi ugiye kubaka inzu ya nive 5. Byagera hejuru ukabona inzu iramanutse yikubise hasi. Batari kwiriya nzu yabaye iki? Ko yari ishushanije neza. Wrong material. Abantu benshi burya twese turi wrong material. Twese. Nanjye ndi wrong material. Materiel itariyo. Ibiti byagombaga kubaka nyakatsi ugashaka kubyubakisha inzu ya etage. Muri byo nimo gushaka kuvuga. Buriya ikibazo cya mbere tugira mu kubaka urugo, twese tujyamo twiyita beza. Uzi kera umanze mabwira iki kintu, inyigisho nayigezemo hagati, muhumure sindi bubakerereze. Kera nyine umuseribateri nari umupagani.
ni jyewe ubyivugira, ntawumbeshyeye ngo avuge ngo pasitori baramubeshyeye ngo jye nari umupagani. Sinigeze mba umusinzi, ariko nari umupagani, kandi nari mfite ingeso ubundi zisenya urugo pe. Murako nzibabwira, nari umusambanyi. Abakobwa barankundaga, nanjye sinabangaga. Siyo bibwiriye. Kandi nkicara nkajya mbwira Imana ngo Mana uzandinde umugore mubi, wrong material. Ndi wrong material, ndimo ndabwira Imana ngo izampe umugore mwiza. Noneho ngira Imana ndakizwa. Maze gukizwa, noneho si ugutitiriza Imana nyimerera nabi. Toko buri gitondo, Mana ariko umugore wanjye ari hehe, Mana kutihuta, urabona ntubona sindimo gukererwa. Ndibuka mfite imyaka 30 nicaye munsi y'igiti, mbwira Imana mva rero Mana nize mu seminari, niba ushaka ko nsubira mu gipadiri mbwira hakiri kare, ndimo ndakererwa. Ariko niba ngomba kurongora zana umugore. Imana iranyerera nambwira ngo ariko ubundi uri right material, we nagushyingira. Ubundi uri murambwira ngo ni nk'umugore, wigeze utekereza umugabo cyari cyo? Kuba uri umurokore ntibivuga ko uri umugabo. Banza wicara utekereze umugabo according to Jesus ateye ati. Ndagenda abashaka muri mugira ngo ndababeshya, uzashaka igitabo nanditse cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana. Material zimwe natangiye kuzicollecting icyo gihe, nacyanditse maze kuba umugabo mukuru, nabonye yuko bikora. Ndabona ubu noneho nyanditse people would believe it. Kuko buryo iyo uri umusore ukandika umugabo mu mugambi w'Imana, bagatera uyu nguyu yarabyandika ziki. Umuntu w'umwana aratubwira uko umuntu aba umugabo. Wese uri umugabo wigeze urwana intambara y'abagabo uzi uko imera. Ariko ubu ngubu ushobora kubivuga with assurance, kuko nzi ko Imana itegereje ku mugabo. Kandi akenshi ibyo twibwira ko dutegerejeho si byo dutegerejeho. Ndaje mbibereke ntabatindiye. So icya kabiri ugomba kwitaho right material. Abagore benshi bicaye Imana kubwira ko ari umugore mwiza, ariko buri ugiye kwicara ukabaza Imana utari kubundi umugore mwiza sate, yakubwira ngo yenga manzi nkwereke nkushyira indorerwamo imbere yawe, you will notice ko you are not right material. Impamvu ingo nyinshi zanga zubakwa na material zitarizo, kandi twese twibwira ngo turi right material. Ariko njye mbona ntacyo mbaye, ngo sindi mubirwa. Nubundi ntabwo uri mubi. Ferabeto y'umunani ntabwo iba ari mbi, ariko ntabwo yubaka inzu ya etage ya nivu 8. Muranyumva? Wowe urashaka kubaka inzu ya etage ugakoresha ferabeto y'umunani. Wrong material. So nta gishushanyo mbonera, nta right material. Icya gatatu ugomba kwitaho ni umwubatsi. Ushobora kuba ufite right material ukaba ufite na plan nziza, iyo utoranije maso mubi kwisha n'inzu yawe. Ushobora kuza ari igihindu gembe, ushobora kuza isa nabi, ariko kubera iki watoranije umwubatsi mubi. Buriya rero ibindi bisigaye ngiye kubivuga mu magambo make, kuko iminota nihaye ndayibara neza kandi rwose iragwamo, kuko ndifuza ko izi ntebe ziza kwicarwaho noneho ubwo bikaba ibiganiro. So tujye ku cyambere, isura y'urugo rwiza. Harimo n'ibindi nayo kuvuga mu mahame y'imyubakire. Rega burya naho wubaka naho, iryo ni ihame rya kane, ariko ryo sinari narishyizemo kuko ryo aho wubaka. Muhere muri Matayo ibice 7 bafite za Bibiliya, banangiriye neza nsanga ni uno mugoroba bawushyize mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ndavuga nti ko nukwisanga. Matayo 7:24 ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini.
buriya iri jambo nkunze kubibwira abantu iteka ryose, iyo uguze igikoresho icyo ari cyo cyose, telefone, ariko reka mfatire kuri telefone kuko nizo twese tuba dufite. Iyo uguze telefone ukayizana, iza mu kabogisi. Mu kabogisi hejuru ya telefone haba hari agatabo kakubwira uburyo iyo telefone ikoreshwa, kakubwira n'ibyo uyirinda n'ibyo uyikorera n'uburyo uyikoresha. Hakabamo na garanti na waranti. Burya biranatandukanye, waranti na garanti biratandukanye. Garanti irakubwira ngo iyi telefone nusanga ikora nabi, tuguhaye garanti yuko rwose twarayigenzuye, uzayigarure tuyisimbure tuguhindiye. Bakagushyiraho garanti. Iyi garanti baguha si uko bagukunda, ahubwo nuko bikunda. Kuko baguhaye telefone idakora neza, izina ryabo ryapfa, bakajya bavuga ngo aba bantu bakora telefone z'ibiwani, n'ugura telefone zabo zizagutenguha. Buriya rero n'Imana nayo ibyo yaremye byose yabihaye garanti. Iravuga ngo nimukora mutya, mugakora mutya, mugakora mutya, guaranteed, ibintu bizamera neza. Ariko nimudakora mutyo, guaranteed, bizagenda nabi. Uzafate telefone uyinage mu mazi, guaranteed ntizongera gukora. Kuko muri box yabanditsemo ngo iyi telefone uzayirinda amazi. Sibyo? Kereka wenda izo bakoreye kujya mu mazi, ariko sindahura nazo, ariko zishobora kuba ziriho. Rero bikubwira ngo impamvu kenshi tugira ingo zitameze neza, nta principe n'imwe Imana yashyizeho usanga abantu bakurikiza uko byagombye. Uzi impamvu na za telefone iyo zije, ntabwo abantu benshi bihutira kubanza gusoma agatabo kayo, bagakuramo bakabishyira ku ruhande, barangiza agafata telefone akayicaginga, akajya abaza abantu ngo ariko ngo iyi telefone ngo ushaka kuyifotoza ngo ukanda hehe. Agashaka abana babizi bagatangira bagakanda bakamwereka. Yagera ahantu batabizi nabo yashakaga gufotora bikanga. Kubera iki? Ntabwo yigeze yiha pene yo kwiga uko bakoresha iyo telefone. Siko bimeze se? Ngaho barimo hano mwese, ndabizi twese abarimo hano twese dufite telefone mobile, kandi abenshi twaziguza ari nshya. Ni bangahe basomye manuel d'utilisateur? Turasimbuka tukagenda tugakora ibyo tumenyereye, ngo ariko nabonye abandi bakanda aha ngaha, ngo ubundi ugakanda aha, no mu rugo ugasanga nyine ngo nabonye ngo bagira batya, ngo bakagira batya. Barangiza akubwira ngo ibi bintu turabizi. Manuel d'utilisateur itubwira ngo iki rero? Icyambere mu bijyanye n'urugo, muri ariya magambo twasomye, yazaravuga ngo ikintu cyambere mugomba kubanza kwitondera ni amagambo yanjye. Meaning ngo banza usome Manuel d'utilisateur, noneho ibyo ukora ubikore ushingiye ku mabwiriza ya nyirukuri mu rugo. So reka rero dusubire kuri za principe, ngo ndazigiranye na amahame ane ndi bwubakireho. Icyambere, igishushanyo cy'urugo. Imana yo yagennye uko urugo ruzagenda, kandi uburyo yabigennye iduha icyitegererezo cyiza. Mu Befeso ibice 5 baravuga ngo umugabo wese ushaka kubaka urugo, we n'umugore we bajye bareba imibanire ya Kristo n'itorero rye, nicyo gishushanyo. Hello? Muraza rero kubona uburyo kenshi twebwe ibyo twita urugo rwiza ni urugo rwiza according to the customs, dukurikije umuco wacu, not according to the manual of the creator. So mwagiye mu Befeso, Abefeso ibice 5, ndashaka kuhabumvisha mu buryo wenda ubundi mutajyaga muhumva. Kuko mu Befeso ibice 5 baratubwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko
ko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wari. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Reka mbere kuri iri jambo, ahangaha rero abagabo barahakunda. Ntabwo wumva icyo Imana yavuze. No mu biterane byinshi tujyamo naho abagarukira, abagore mugandukira abagabo banyu. Kandi nanjye ndababwiye ngo abagore mwese murimo hano, ni mugandukira abagabo banyu. Mwavuze ngo amen. Ariko iyo ugarukirije aha rwose abagabo bumva umupasitori wigisha neza. Abagore mugandukira abagabo banyu. Twatangiye kureba isura y'urugo rumeze neza, ariko Imana yatangiye kudefinisa ikintu cyitwa right material, ngo kubera yuko ngo umugabo ni umutwe w'umugore we. Akarabona ko abagabo baragakunda. By the way, iriya terime y'umutware nta hantu namwe Imana yigeze yita umugabo umutware, yamwise umutwe. Umutware w'urugo ni nyir'urugo nyine, kandi nyir'urugo ntabwo ari umugabo. Umugabo ni umutwe. Kumva concept y'umutwe already irahindura ibintu byose. Ubundi umubiri wose ntabwo ujya impaka. Iyo umutwe wanjye ubonye amahwa hano imbere, ntabwo ikirenge kigiye kivuga ngo ndanze ndayakandagira. Kuko umutwe ushinzwe kureba inyungu z'ibirenge. Iyo ngiye gukora ikintu gishyushye, amaso arakibona akavuga ngo ntukore kiriya kintu kiragutwika, ikiganza kigahita kigaruka inyuma. Umurimo w'umutwe ntabwo ari ugutegeka, ni ukureberera umubiri wose. Haleluya. Rero right material muze kwitegereza neza. Ubundi umugore niba ari umubiri w'umugabo, umugabo akaba umutwe, automatically birikora. Biza kwikora bite? Ndaje mpagere. Agakomeza akavuga kandi bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa kugira igisa gityo, ahubwo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Amen. Hanyuma iyo ni isura. Nababwiye ngo ugiye kubaka inzu arabanza agakora igishushanyo mbonera, akavuga ngo muri uru rugo rero tugiye kubaka, I will care for you. Nzagukunda wa mugore we nk'uko Kristo yakunze itorero, nibiba ngombwa nzatanga n'amaraso yanjye. Nyansetsa abajene iyo nabigije nkababwira, ariko mwimagine nk'umuhungu agukunda akagenda akavoma amaraso mu mutsi akayashyira mu gacupa, agashaka ipurimi, cyo hakera twajyaga twandikisha za purime, cyangwa agashaka ikindi kintu akandika ibaruwa akoresheje ya maraso. Arabwira ngo mva sheri, iyi baruwa nuyibone yanditse n'umutuku, ntugire ngo ni ikaramu nakoresheje. Navomye amaraso yo mu mutsi mu kuboko kw'ibumoso hafi y'umutima. Nandika iyi baruwa kugira ngo nkubwire uburyo nkukunda, yuko niyo byaba ngombwa no gupfa napfa ntuzashidikanye ko ngukunda. Sinye love. Umva mbabwire, iyo baruwa umukobwa uwo ari we wese, cyane cyane yaramutse yagukundaga, yayibika kure akajya yisoma. Niyo atanayisoma akajya yireba gusa, akabona umutuku akavuga ngo this is the blood of my dear. Ubwo rero Yesu we niko yabigenje. Yagiye ku musaraba amena amaraso, aravuga ngo, arangije arambura amaboko aravuga ngo muze mu mpobere, this is how much I love you. Noneho arangije aravuga ngo noneho namwe bagabo aba ariko mukunda abagore banyu. Believe me or not, umugabo wakunda umugore kuriye, uwo mugore ntaho atajya.
kuko hasi baratubwira ngo ngo abagabo, umurongo wa 31 w'icyo gice aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Muri iyi principe y'Imana, urukundo rw'umugabo nirwo rugeneratinga submission y'umugore. Ukamukunda akabura aho guhungira, hanyuma agasabumitinga. Rero icyo gishushanyo cy'urugo rukoze rutyo kenshi ntabwo tujya tubitekereza. Kera hari komisiyo twabagamo, si ngombwa ko nyine navuga amazina n'abantu n'iki. Noneho rero muzi higeze kuba Beijing yabaye mu 2000 kangahe abajya bibuka. Conference de Beijing yagiyemo abagore bakomeye. None wari abagabo bamwe bari bagiye nyine kureba uko Beijing imeze, bavuye rero twabanaga muri komisiyo, tubwira uwo mugabo turego tubwire Beijing byari bimeze bite. Iyo conference y'abagore bakomeye kabisa, namwe mwaye aravuga ati reka mbabwire, ati abagore bari bahari ni ibihangange gusa, ati gusa bose narabitegereje numva ukuntu bavuga, ati ndavuga ngo abagabo baba bagore hari ikintu bibagiwe, ngo iyo babarunda mu gitebo bakarundamo indabyo nyinshi, ngo bakabakunda, ngo imishari kabashiramo. Uri yaro ushaka kumaramo umugore umushari, mukunde tu, mushyire mu gitebo cy'indabyo, umukunde, wongere umukunde, hanyuma uzarebe ngo umushari urashiramo. Ariko ibyo ngibyo Pawulo aravuga ngo ibyo ni ibya Kristo n'itorero rye. Icyo nicyo gishushanyo cy'urugo rwiza, aho umugabo akunda umugore n'umugore akubaha umugabo. Ariko ibi ngibi reka mbere ikiko bikora. Noneho kuko nabwiye ngo ndaza kwihuta, muhumure sindi butinde cyane. Buriya imibanire yacu na Kristo ibamo akantu gakomeye cyane. Umukristo uzabona ukomeye neza mu bukristo bwe na Yesu, they talk. Urasenga mu gitondo, ugasenga ku manywa, ugasenga. Communication iri key muri iyi mibanire yacu na Kristo. Ariko kubera ko n'ikigereranyo bari bakoresheje, ubundi communication y'umubiri yo iri itunganije neza, ku buryo akantu kanjya ku kuguru, nkumva akantu ndimo ndareba ku kuguru, umutwe ugahita ubyumva, ukabwira urutoki rukamanuka rugashima hahandi, kugeza igihe ukuguru kuvuga ngo rekera aho ngaho ndumva bimeze neza. Amen. Communication ikoze neza. Ukuguru kurahamagara uti hari ikintu kirimo kundya, umutwe ugategeka ukuboko kukajyayo kugashima, bikamera neza. Icyo rero niyo shusho baduha, nabwiye ngo ni igishushanyo cy'uburyo bigomba kumera. Iyo niyo sura y'urugo. Urugo rurimo umugabo w'umutwe, ndaje mbigereho hanyuma nsoze. Urugo rurimo umugore. Buriya umubiri w'umuntu iyo watangiye gukora nabi, hari abantu bajya barwara indwara nibagiye ukuntu yitwa, ariko nigeze guhura n'umuntu uyirwaye, ukabona buri gace kose karagenda ukwako, amaguru ntari coordinated n'amaboko, nta kintu kibi nko kubona umuntu urwaye iyo ndwara. Ubu ubona biri bizarre, ukabona agenda amaguru atajyana n'amaboko bitagendana, n'umutwe ukabona biragenda, mbese ubona ameze nk'ikintu kirimo guhuha n'umuyaga. Ubundi umubiri wacu utunganije neza ku buryo ugendana, hari isura y'urugo tugomba kugira. Icyo rero kugira ngo tuyigereho, munyemerere nihute, nuko buri urugingo rukora umurimo warwo. Buri impamvu ingo nyinshi muri icyo gitabo nanditse cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, hari ahantu nanditsemo ngo abagabo batayobora n'abagore batumvira. Icyo nicyo kibazo gikomeye mu ngo nyinshi. Hari umudamu twaganiraga aramubwira ati ndambiwe gutunga abahungu 3, 2 nabyaye n'undi wanshatse. You live like a big boy in your home, nta direction utanga, nta bitekerezo, warangiza kandi ugashaka yuko bakumvira. Uwo mutwe wafashe icyemezo cyo kutayobora, umubiri wose waba ugize ikibazo.
buriya iriya comparison ya Kristo n'itorero, umutwe, umugabo uyobora n'umugore wumvira, ariko babigiyemo inama, sivyo? Babigiyemo inama, kuko ukuboko kuricara kugashima ukuguru kugeza igihe umutwe uza kumva n'ukuguru kuvuga ngo ndumva bigarukiye aho ngaho, hanyuma umutwe ukabwira ukuboko ngo rekera aho ngaho ukuguru kwanyuzwe. Orders kandi zirimo consultation y'umubiri, isura y'urugo rwiza. Amen. Hanyuma nababwiye ngo icya kabiri ni right material, materiyeri ikwiriye. Buriya ariya magambo Yesu yavuze, aravuga ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akaryumvira. Iki ijambo ry'Imana rikora muri twebwe rihindura karakita yacu. Abantu benshi kosa dufite mu bukristo, cyane cyane ndabibwira abapastori, maze igihe kirekire nibaza ariko kuki twigisha abakristo igihe kirekire ariko ukabona umusaruro ari mukeya mu buzima bwabo. Ikosa rya mbere, our preaching is about us. Nigisha ngo nempression abakristo, bajye bavuga ngo Pastor Ntwane ngo avuga neza, ngo Pastor Ntwane ngo kabisa. Ntabwo Imana yadutumye ku impression abantu, yadutumye kubahindura. Ariko usanga kenshi twe twabaye abakinnyi, abakristo baba bafana. So ujya hariya bakagukomera amashyi ndetse bakanahaguruka, bamwe bakajya batunga agatoki bati yeah, china we, preach it brother, preach it. Bakagukomera amashyi, noneho nawe ukaba excited, ukarushaho kubyina. Waza kurangiza ngo hariya byari bimeze neza. No, hari agasaku, ntabwo hari transformation. Kuko Yesu yatubwiye ngo umuntu wumva aya magambo yanjye akayakomeza, mu yandi magambo akayasobanukirwa. Kuko ubundi Bible knowledge bamo etape 3. Harimo information. Iyo ndimo kuvuga mbaha information, iyo muzitekerejeho bibyara icyo bita understanding, gusobanukirwa. Iyo mubishyize mu bikorwa bibyara wisdom, ubwenge. Ariko akenshi tugarukira kuri niveau ya mbere, ni information gusa. Yesu akavuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza, uwumaze kumva ibingibi akabikomeza, ubuzima bwe bugahinduka, ni uzavamo right material. Amen. Reka rero ngane kuri right material. Number 1, ku mugabo twabonye ko right material no kubanza ukemera kuri umutwe w'urugo, sibyo? Right material wigana Yesu, uri umukunzi w'umugore wawe, umukunzi w'umugore wa kurinda upfa, one man one wife. Iwacu muri Anglikani iyo dusezeranya abantu tubaza umuhungu ibibazo byarangiza akavuga ngo mwemeye niho nuwo nguwo. Umuntu umwe yaravuze ngo kurongora ngo ni nko kujya muri restaurant, ngo reba komande undi yakoze iruhande rwawe ngo kifuza guhindura iyo wakoze, kandi bijya bibaho rwose. Kajya hano kareba wambaye, wabona komande umuntu, hari abantu bagenda hariya nitujya kwiserva muraza kubibona, agatondeka ibiryo ukabona bimeze nka decoration. Hari abagore rwose baza, abagabo bamwe yamureba bakavuga ati unagiye kurongora uriya mugore ndeba hehe uriya yancitse. Ariko komande yawe niyo ngiye kuri iruhande, it's one man one wife. Kandi Imana ikakubwira ngo rero niba ushaka kubaka urugo rwiza uzaba umukunzi w'uwo mugore until you die. Kandi iruhande rwawe hari andi makomande menshi arimo gukura. Iyo ni right material. Icya gatatu, ngo umugabo uzasiga se na nyina bane n'umugore wa karamata, umurinzi w'urugo rwe. Muri yasura y'urugo, umugabo niwe murinzi w'urugo rwe. Usiga so na nyoko, nukuvuga ngo ibyo wizi wanyu bisigeyo. Hari abagabo birirwa comparinga ba mama babo n'abagore, kabwira ngo mama wanjye yagiraga gutya. Ntabwo warongoye mama wawe, je suis très désolé. Uwo mugore warongore ari unique, sibyo? Ngo mama yagiraga gutya, ndetse hariho n'abagabo basubirayo kujya kurya ibiryo byo kwa mama. Niba umugore watazi guteka nka mama, uzabwire mama waza mwigisha, ariko nakaramata n'uwo mugore
note kwa mama wawe. Hari na ba mama bava i Rusizi bakaza gutanga amabwiriza i Kigali, Imana ikavuga ngo ntabwo ibyo birimo, umugabo agomba gufasha mukecuru. Hanyuma hari utuntu tuba kuri za hariya ni TikTok, ni TikTok, ni TikTok. Umukecuru yari arimo kubyigana n'umukazana kugaburira umugabo, umwe yazanye ibiryo undi yazanye ibindi, uko narakabonye ndavuga nti yewe ariko ubugoryi bubaho. Uza kugaburira umuhungu wawe wamuretse akarya iby'umugore we. Hari n'abandi nabonaga babyiganira kwicara imbere mu modoka, mukecuru abyigana n'umukazana we. Umuntu yarambara ati biri witekereza kugira abantu uriya muhungu yari ikigoryi. Nari kwegera madamu nkabwira ni madamu, ceceka ho gatoya, reka mukecuru yicare hano nitugera mu rugo ndamukosora. Nkamutwara nkamwubahisha, ariko twamara kurangiza nkamwegera nkabwira rero mama, ubundi mu gisirimu iriya ntebe y'imbere ni y'umugore, kuko niwe tuba twarambaranye impeta, agomba kunyicarira iruhande, wowe ukicara hari ukagenda udusabira umugisha nyine nk'abana bawe. Ariko ukadefanda umugore wawe utamudefanze, buryo uba wabyishe. Hano harimo bamwe bashobora kwicayemo ba sister na ba brothers bararushenye ntubimenye. Ba brothers bawe nibasuzugura madamu na bashiki bawe, ujye umenya ngo uri umugabo wataye inshingano. Imana iravuga ngo usige so na nyoko, ni ukuvuga ngo n'abarumuna bawe n'ababyara n'imico y'iwanyu mutangira undi muco mushya wawe n'umugore wawe, kandi n'abagore nabo ni kimwe. Isura y'urugo according to God. Umugabo umurinzi urugo rwe. Number 4, umugabo umurezi urugo rwe. Kuba tubwiye ngo Kristo araturera ngo atwishyire tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Take care of your home. Sivyo? Kandi ikindi kintu Yesu adukorera, kuko niwe cyitegererezo cyacu, ndi hafi gusoza, ni umutambyi yicaye iburyo bw'Imana Data adusabira. Ariko aba bagabo barasi mbabwira ngo muze kuvuga, ndabitegereza mu maso muri abagabo pe, ariko nshobora kurahira ntabeshya 3 bya 4 ntabwo muri abatambyi b'ingo zanyu. Abagabo benshi barwaye indwara ikomeye dukwiye kuzashakira umuti, tugashaka n'ibitaro byayo, babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana. Abagabo benshi ntabwo basenga, abana benshi ntibarumva papa bavugaho umugisha, abagabo benshi ntibajya bazamura ijwi mu rugo ngo basenge. Ariko ubundi umugabo niwe mutambyi w'urugo iyo ashaka kuba isura ya Kristo. Kandi mbatera ubwoba, Bibiliya iravuga ngo umutoya umukuru niwe uhesha umugisha umutoya. So niba umugore wawe ari usengera urugo rwawe, ubwo nyine byararangiye. We you have abdicated, ubwo niwe mutoya mu maso y'Imana, ubwo umugore niwe wabaye mukuru. Ntabwo Bibiliya yaryo yanditse niko ivuga ngo umukuru niwe uhesha umugisha umuto. Niba urugo rwawe umugore ari urusengera, ubwo mu maso y'Imana niwe uruvugira, ubwo wowe bakwambitse ijipo madame atwara ipantaro mu maso y'Imana. Reka ndangirize kuri aka kantu mbaterera urwenya, hanyuma museke mvuge kuri nyir'urugo, hanyuma turangize. Njya mbibwira abantu, buriya mu bantu banditse ku bagore, kuko ubwo nibanze ku bagabo, ariko ngiye no kuvuga ku bagore hanyuma soze. Mu bantu banditse ku bagabo, ku bagore I mean Salomo ni uwa mbere, ariko yabanditseho nabi. Ariko yumvuze nabi ni nabi. Salomo yanditse ku bagore imigani igera kuri 6. Reka mbasomere imwe muri yo. Mu migani igice cya 11 umurongo wa 22 aravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Umugore mwiza utagira umutima. Hari umwana w'ikirara yigeze kujya kuragira ingurube. Nyamara uzi ko abagabo benshi muri uyu mujyi baragiye ingurube ntibabimenye.
I'm not insulting people. Ntabwo ari wanditse Bibiliya. Iravuga ngo umugore mwiza utagira umutima ngo wameze nk'imbeta y'izahabu bakwikiye mu izuru ry'ingurube. It's a very strong comparison. Kuko abantu benshi ubwiza bwabo butuma biyandarika. Kandi uyu mujyi mbabwire urimo abashumba b'ingurube benshi. Icyo ndimo gushaka kuvuga mu cyumve neza ntimugire ngo ndimo ndatukana. Hari abagabo batagira ikinyabupfura. Umuntu wese wabaye mu bashumba abaragira ihene, abaragira amatungo magufi, bagira ikinyabupfura gike. Hari abagabo badatinya umugore w'umugabo. Hari n'abagore kubera ko bahora babashyiraho pressure ageraho akemera kujya muri ibyo byaha. Ibyo mvuga bifitiye gihamya. Nizere ko nta n'umwe urimo hano kuko mwebwe muri beza. Ubwiza bwawe bugatuma wangiza urugo rwawe. Umva nkubwire madamu wicaye hano, nta mugabo ushobora kugukunda kuruta umugabo wakurongoye. Niba yaranakurongoye ukabona undi ugukunda kurushaho, ubwo wakoze ikosa wa munsi rigumemo, ariko wikwiyandarika. Ko Bibiliya yatubwiye ngo icyo gihe ubwiza bwawe wabwangije. Ibyo ntabwo ari igihe wabyanditse, ariko ndimo ndabatera ubwoba ahubwo ngo mutazajya muri ibyo bintu. 12 umurongo wa 4 aravuga imigani 12 umurongo aravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Bene usambana usinda upfobya ni nk'ikimungu. Muzabona abagabo baba mu kabari ukibwira ngo nuko ari abagabo babi, ariko waganira nawe akakubwira ati umva pastor sinanywaga inzoga, ariko kuvaho narongorera uriya mugore nimukiye mu kabari kuko yambereye ikimungu. Hanyuma Salomo atangira gushaka solutions. Imigani 17 umurongo wa mbere aravuga ngo utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Two kurya tutagira isosi ariko harimo amahoro utakurya ibiryo nk'ibi tugiye kurya mu mwanya ariko mubitonganiramo. Uwo ni Salomo, ntabwo ari jyewe. 21 umurongo w'9 kuba ku gakinga k'urusenge kwibera kuri balko biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Kuba mu nzu ya kadastre bana n'umugore w'umunyamahane ngo wagenda ukareba abantu bibera kuri balko yayo, imbeho ikajya kwicirayo. Hanyuma 21 umurongo wa 19 ngo kwibera ku gasozi kadatuwe biruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Muze kureba ko n'umoni denominator z'aba bagore. Hanyuma reka mbaho ndumwe hanyuma ndekeraho. Hanyuma ngo umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingara uvuga rudaca birahwanye. Turika kunyagira from Monday to Sunday. So bivuga iki? Biriya Bibiliya itubwira Yesu yavuze ngo uwumva aya magambo yanjye akayitondera ni uzubaka urugo. Kuko imvura izagwa, imiyaga izahuha, imivi izatemba byikubite kuri izo nzu, ariko uwubatse ku rutare iba akabyitondera ngo urugo rwe ruzakomera. Reka ibindi mbisigi nyuma muze kubimbaza kugira ngo ntabacura nkaza kubura icyo mvuga. Hanyuma icyanyuma uwubaka urugo, iki cyose ndi bukivugeho cyane kuko murakizi. Muri Zaburi Imana ibitubwira neza. Zaburi 128 mshatse nahera no ku 127 ko ndashoje. Hanyuma ibindi muze kwibaza nk'ibibazo. Zaburi 127 na 7 iravuga ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka atari urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. So urugo rutubako nababwiye ngo principe 3. Number 1 igishushanyo cy'inzu, cyitegererezo Kristo n'itorero rye igishushanyo. Number 2 right material, kugira character ikwiriye. Umugabo nk'umutwe,
umugabo nk'umukunzi w'umugore we, umugabo nk'umurinzi w'urugo rwe, umugabo nk'umurezi, umutambyi w'urugo rwe. Umugore ufite karagita, kuko barabwira ngo umugore w'umutima yubaka urugo, uw'umupfapfa akarusenya. Mujya mwumva mbivuga kenshi ngo hari ubwoko butatu bw'abagore ntari gushobora. Umugore usambana ntabwo nari kumushobora, umugore usinda ntabwo nari kumushobora, uw'umunyamahane ntabwo nari kumushobora. Ariko Bibiliya nayo, Salomo nk'umugabo yavuze ngo izo tipe 3 z'abagore zibera abagabo ikimungu, karagita. Hanyuma icyanyuma, urugo ruzima n'uruzaba rurimo Imana, kuko iyo uteka iyo atari we wubaka inzu, so ugomba gutoranya igishushanyo cyiza, ugatoranya materiyeri nziza, ugatoranya n'umwubatsi mwiza. Muhamagare Yesu ature iwacu, hanyuma bari we wubaka urugo, twebwe turuturemo.